ugomba gutura mu buzima bwo gusenga ibihe byose. Urumva papa, niba uri n'umukanishi ujye ukanika kuvuga ngo Yesu, ubwo urimo urafunga ibura izina rye. Niba urimo guteka akawunga ujye usonga uririmba tugiye iwacu. Niba utwara moto hengeka muri ropu uvuga ati aba Yesu bishi, utwara uririmba, uhinduka amasengesho, ugenda ari amasengesho. Kandi mbabwira, iyo amasengesho abaye menshi arafata, agafata ku myenda, akagera ku mubiri, kugera no mu rwego agera mu maraso. Amaraso agahinduka amasengesho. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo ababigishwa barasenze kugera mu rwego bahinduka amasengesho, ngo batambuka ngo n'ibicucu byabo byarabaye amasengesho, ngo abarwayi bikozeho. Oh haleluya, bagakira. Gusenga kugera mu rwego uhinduka iki? Amasengesho. Kuba mama ugomba gusenga kubonsa n'amashereka, agahura n'imisemburo, imisemburo igahura n'amashereka, byose bikivangana n'isengesho, ku buryo umwana umukubita ishereka ryaveye mwana, ibaza uvuye hano ukahita urikubita umwana, ticakira mwana wanjye mvuye muri veye. Haya twumvikana, none uyu mwana yakura kimwe na mama uvuye mu gisimenti. Abana bakura mu buryo butandukanye. Mwana wakuriye ishereka ririmo suruduwiri, ririmo kambuca. Mwana wakuriye ibere ririmo icyuma. Mwana wakuriye ibere ririmo umumanuragara, inzoga zaje zitwa utuginga. Mwana wakuriye ishereka ririmo akaginga. Hako ibaze nawe umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpa akaginga. Ko se umuntu umwe akaginga ahinduka iki? Umuginga byari kize. Hari abana turenganya, hari abana turenganya, amashereka bakuriye yabagizeho ingaruka. Ise na nyina bahuye gikomando, bahuriye mu kabari, baramutahanye, nta gitifu bakojeje ku idarapo, nta mushumba bahesheje umugisha, bahita bacaho bahita babyarana. Ubwo urumva mbese ni komando, ushatse buriseri bahita babyara akageti. Ubu hari